mu Rwanda ubu ngubu maze kuhamara imyaka 5 yonyine nyuma yo gukubuka nturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ubuzima urumva iyo ubayeho nabi nta muntu waza kwibwira ngo ndi umunyarwanda bazi kuri bo mutura ibibazo. Nuko ubonyera guko aransura mu gitondo simbyutse ngiye muri douche nsanga arimo arikinisha, kandi wumva umuntu mwararanye bugacyo ugasanga arimo arikinisha muri douche. Basuje tubaye ikaze mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV aho muri hose impande n'impande. Reka ngusuze wowe wakoze subscribe ndetse nawe utarayikora, uyu niwe mwanya mwiza kugira ngo uyikore. Hanyuma rero ni Ange nk'ibisanzwe nkuko muri kubibona cyangwa se nkuko mubimenyere, tugira tubazanira abantu bagiye batandukanye, abatanga ubuhamya, abahanzi cyangwa se n'abakinnyi ba filime. Ariko uyu nguyu mushobora kwibaza ati uyu noneho ni muntu ki, bimeze bite tujye kuganira kuki? Amatsiko arashira ari uko wewe wicaye ukareba, ugafata umwanya wawe ukicara ukareba kino kiganiro ukakirangiza. Hanyuma rero reka nshimire wowe ujye gufata umwanya wawe ukicara ukareba kino kiganiro, ndetse nanashimira umuntu witwa Depite Philbert. Reka ntangire muha ikaze. Bimeze bite? Bimeze neza biragenda. Amakuru ni meza kabisa. Ndabona wambaye akagofero kawe ko uyu warikozeho. New York. Bakita ngo New York? Ntabwo bibona se. Anyway. Izo ngofero kandi ngo nizo zigezweho cyane. Akandi kagofero kagezweho kitwa gute? Shana kanze kuko ariko nkunda. Hanyuma rero tugaha ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane kabisa. No bwa mbere wageze? Cyane. Bivuze kuri umushyitsi. Cyane. Turakwakiriye rero. Ariko njya hose ngeze mba ndi umusango. Turakwakiriye ariko nyine ndabashimira. Okay. Hanyuma rero ugiye gutangira wibwira abantu bakurikiranye kino kiganiro cyangwa se n'abakunzi ba Yawe TV muri aka kanya. Ubundi amazina yanjye nitwa Munanira Vincent, ariko nkabanzwi nka Biracika muri filime nyarwanda. Biracika. Byaracitse neza cyane, ntabwo ujye bikurikira amakuru. Ni wowe Biracika bavuze. Ushobora kuba udashobotse. Nibyo? Ahubwo naje gukemura ibyo bicika. Yego. Nicyo cyanzanye. Nahinzi ko kwakundi ngo biracika, iyo bihageze biracika. Wapa ibyo bicika nibyo byampagurukije. Okay, hanyuma rero Vincent ubwo niryo ukoresha, dukoresha Biracika cyangwa dukoresha Vincent? Akane Biracika. Okay, hanyuma rero Biracika turakwakiriye kuri kamera za Yawe TV. Tubona guha ikaze, niwe tugiye kuganira muri aka kanya. Nkuko nahoze mbibabwira ntibakure amaso kuri kurekara za Yawe TV. Okay, Vincent ni muntu ki? Musobanuye mu magambo make, musobanuriye abantu. Mu magambo make Vincent cyambere no umunyarwanda, no umunyafrika. Akaba ari umukinnyi wa filime nyarwanda nk'uko ubizi. Mu magambo make n'ibyo. Vincent abahe? Vincent Kigali ntarubaka kubera ubuzima nyine urabyumva. Umuntu wagiye kwandika filime yitwa Biracika byagiye bimucikiraho, ariko arabiteganya to vuba nkaba mbi Kigali ahantu bita mu bice bya Zabatsinda. Okay, hanyuma ubwo urabiteganya fiance arahari? Aya. Uri guteganya umukwe na fiance? Uri gutegura ubukwe na fiance? Fiance azaza. Amaye. Azaza to. Ndabyize. Nazo uzatubikora ukora ubukwe. Cyane. Hanyuma rero umaze igihe kingana iki uba mu Rwanda? Mu Rwanda maze imyaka mike mpabaye nyuma yo gukubuka nturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nari maze iminsi. Burya se warahabaye? Cyane, ahitwa Utah. Utah. Muri Leta ya Utah. Bivuze ko umaze imyaka ingahe mu Rwanda? Mu Rwanda ubu ngubu maze kuhamara imyaka 5 yonyine nyuma yo gukubuka nturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho nari nagiye ngiye gushakisha ubuzima. Bambwiraga ibyiza byaho, numvaga mbese ari nko muri paradizo. Nuko nanjye ndagenda ngize amahirwe umuntu amfashije ngezeyo, nsanga ubuzima ni danje, urubura rwaho n'ubukene, nta kwifubika, ndakubitwa nkajya nibera muri za tire. Urabona ubukonje bwaje hejuru yabikomeye, nta mafaranga, ntiwabona amafaranga yo kwishyura umuriro. No kujya muri za gari ya moshi ukiberamo gutyo wihishahisha, na leta nta byangombwa ari gusitaragoringa gusa. Nuko mbona ubuzima burakomeye cyane. Hanyuma se uwo muntu wakugira inama yakubwiraga ko ubuzima bumeze neza yo? Ngiye ntaranajyayo, numvaga inzozi zanjye zose
numvaga mbese n'ubuzima n'ababyeyi bose nabatanga ariko nkagera muri Amerika kuko numvaga ari nka paradizo. Abana bavugaga nti ya paradizo. Ugezeyo rero ngezeyo nsanga ibyo bambwiraga mbese nifuje no kugaruka inaha nabyo biranga. Usiko nanjye nari ndi mu bantu bateganya kuzajyayo. Nakugira inama niba uzi ko nta kintu kikujyana ufite gikomeye wakwigumira inaha nta ubuzima. Kandi ngo hari ubuzima ngo hari utuzi dukomeye twinshi cyane. Nyine umuntu utarajyayo nanjye njya kujyayo kuko hari na byinshi nari mfite akazi ndakareka n'abantu ubu ngubu gahunda no kujya muri Amerika nta kundi. Ariko ngezeyo ibyo nakekaga siko nabibonye. Iki cyakugoye ugerayo ntago bagufasha ngo ikintu cya mbere ngerayo nageze ari mu kwa 12 ngerayo mu gihe cy'urubura. Icyo kintu nicyo cya mbere cyangwa wari ufite si imyenda yo kwifuka byibura cyangwa ndakubwira icyo nicyo kintu cya mbere cyangoye nabaye ngisohoka kuri airport ninjire Dallas ndasohoka nsanga indege yansize ijya Yuta ndara muri hoteli none ndaye muri hoteli mu gitondo ndavyuka ndabarera amafaranga ya transport ndabona ina hari menshi ntabwo nafata amadolari 100 ngo nyategeshe ngo nsubiye ku kibuga cy'indege reka ngende n'amaguru nakubise inkweto mu rubura tari bivuyeho ibintu biba birakomeye ntega taxi ku muhanda nayo ndayibura ngo barahamagara sinanzi nimero ihamagara taxi voiture kuko nhamagara taxi voiture ndavuga nyine byaranshanze narenze kari nkina hotega taxi ku muhanda ukayinjiramo. Hoteli yahihagaza ngaye ko watubwiye ko wagiye kwiturarayo muri hoteli. Hoteli yo nyine urumva umuntu yakigerayo uvuga ati kubera ngiye muri paradizo ngiye kuyora amafaranga nta gaciro bujya amafaranga naraye muri hoteli yitwa Sheraton Hotel y'inyenyeri 5 mvuga ati kuva nahageze ubu ibintu byose byoroshye ninshaka ndare no mu ijoro ntari bamafaranga se ko ngiye kuyabona. Ubwo ndaramo mu gitondo mfata breakfast ndavuga rero ntabwo narindira mu gitondo ngo nsubire ku kibuga cy'indege nteze nabonye taxi zinazihenze amadolari 100 ku nyine nageze ku kibuga cya Dallas ndahava sanga indege ari kunjyana Yuta yansize mita ntega taxi njya kuri hoteli ndarayo mu gitondo mfata breakfast ndavuga rero kugira ngo nongere ngende na taxi ku madolari 100 kangende n'amaguru byibuze nsagura ayo madolari. Wagiye n'amaguru ahantu hangana gute wavuye aho? Nagenze nka metero 200 nkubise inkweto mu rubura mbona tari bivuhubutseho nta nikote nagereza taxi ku muhanda ndayiheba aho ngeze bakanyirukana amaya mbona ibintu birakomeye ngize Imana nabonye taxi yahagaze kuri station mba ngiyemo ingeza ku kibuga. Ese bro ntabwo ururimi rwigeze rukugora hari ukuntu tuvanga tuzi ngo tuzi indimi ukagerayo icyongereza bakivuka avuga ati se muri kuvuga gute nyine byihorere ibyo n'ibindi n'amabanga nyine nagezeyo mbikirage bakajya bancira amarenga nyine nka wigize ikiragi hoya nagezeyo nanjye ubwo navuga ahantu nabaga iwacu mu cyana numvaga ari njye umuntu uzi icyongereza ariko nagezeyo navuga se ko najyaga mvugana n'abanyamerika ndi mu Rwanda abana hatuvugana bikanga no kubera iki ntabwo ari icyongereza bavuga mbona biranshanze ariko nyine urumva iyo ari wowe bashaka ureranje uko ushoboye mukavugana nubwo batabyumvaga bagahora bansubirishamo ariko ndihangana nta kundi. Okay, hanyuma rero ubuzima bwawe bwari bumeze bute waryaga gute wabayeho gute wabaye hehe wararaga hehe kuko ntago warara muri hoteli. Hoteli nyine ndakubwira hoteli igihe cyose namazeyo sinakubwiye ko naraye muri hoteli iyo nshuro imwe niyo naherutse ntabwo nongeye kurara muri hoteli. Rero umuntu ashobora kuteyibaza noneho ikindi gihe wararaga hehe? Ikindi gihe nakubwiraga ko hari amoshi ziba zica munsi y'ubutaka iyo ubuzima bugukubise cyane cyane ubundi hari aho ushobora kuhaba ariko mu gihe cy'urubura byo biba ari ibindi nyine urubura iyo ruje muri ibwirizo abakene mukamanuka munsi y'ubutaka haba hanuka ari umunuko mukibera aho ngaho gare ya moshi kagenda yagaruka hari aho wibera wihisha ubukonje nuko nabagaho. Noneho hanyuma muri icyo gihe wihisha ubukonje waryaga gute? Nyine urumva aba hari ukuntu abagira neza babafasha bakabaha utuntu mu karya ubwo ubuzima bwaranshanze viza nshiriraho nshaka kugaruka biranga ariko naje kugira umugira neza arangarura tu. Hanyuma se ntago wabonaga bene wanyu b'Abanyafrika byibura ngo bashe kubona n'abandi banyarwanda ngo bashe kuba ari nyine kubera ubuzima urumva iyo bayeho nabi nta muntu waza kwibwira ngo ndi umunyarwanda bazi kuri bumutura ibibazo nuko ubonye araguhunga ngire ngo niyo wahuye na mukuru wawe urumva ubaye muri ubwo buzima ntiyakwifuza ko namenya naho kuko ugiye kumubera umutwaro. Ariko ngo numva hari abutuzi twinshi cyane utwo tuzi se kutubona nyine ikibazo ko biba bisaba n'ibyo byangombwa urumva ubuzima umuntu aba abayemo akazi wakora ni nk'akaho mbwiye koko
nta kazi nako hariya nyine akazi gasaba n'ubundi kuba hari ukuntu ubayeho ufite ibyangombwa bikwemerera gukorerayo. hari ukuntu ngo ube rwose ngo uri umukozi wo mu rugo bakakugurira ngo oya hariya nta muntu ujya ukoresha umukozi wo mu rugo. reka umuntu imirimo arayikorera, umugabo agateka, umugore akarera abana bakajya ibihe, imirimo akayikorera, imirimo yo mu rugo nta mukozi uyikora. hanyuma rero waje kuva yute? ukuntu naje kuvaho nyine naje kwitabaza abagira neza baramfasha baranzana. hari abantu twahuye b'abamaragashi bo muri Madagascar batera sitori ukuntu byangendekeye, barambwira ati twagufasha natwe turabe iwanyu muri Afurika tukakujyana. baranzana bangeze iwabo muri Madagascar, naho mbarayo indi myaka 2 mba muri Madagascar. hanyuma rero muri Madagascar ho ubuzima bwo bwari bumeze bute? ho nyine kubera ari igihugu kitaratera imbere ntabwo ari ibintu byari bikomeye tu, kandi ho ni no muri Afurika nyine urumva nagezeyo nsanga ndiyadabuse cyane kurusha muri Amerika, n'abatabwo ni naho heza. ariko nyine ahatari iwanyu nyine uravuga uti uko byagenda kose reka nkoreshwa nshoboye nigire mu rugo, niyo na ubuzima bwakwanga, ariko ndi iwacu aho ufite n'abavandimwe. nk'ubu mburaye byibuze najya ku muvandimwe akanangaburira. ariko hari uri mu mahanga nyine urabyumva ngo amahanga arahanda cyane. hanyuma rero uvuye muri Madagascar umuntu ashobora kuhita yibaza nyuma yaho byagenze gute ugeze mu Rwanda? nageze mu Rwanda nsanga imyaka nataye yabaye impfabusa, igihugu cyaransize, abo nasize nabo mvuga ngo mbiyemeyeho ngo ngiye muri Amerika nsanga nabo baransize, ni uko kwiyadabuta birangora. hanyuma rero hari ukuntu umuntu ashobora kuba yava i Kigali ugira ngo ujye ubibona akajya mu cyaro bakavuga atazanye amafaranga, runo ibaze we famiye yawe inshuti zawe bavuga atavuye muri Amerika umusaza. nyine ni ukubihishura n'umuntu ugahita umwihisha, wowe muhuye ukamwihisha. wabihishe rero kugeza gusabye nimero narabihishe nyine, umwe akamfatisha akambwira ati ugomba kumpa ku madolari. nyine nawe ntabwo wajya kubwira umuntu akusaba amadolari ngo umubwira ngo nagezeyo biranga, umwemeraho ukamujijisha ukabura mucitse ukagenda, akabugira umujinya ngo wamwimye amadolari. ariko nyine yabonye nawe ubuzima ubayemo arabyibwira wese ntabibona koko. hanyuma rero ugeze mu Rwanda? nageze mu Rwanda, ngeze mu Rwanda njya gusenga mu rusengero, nashaka kuvugira hano menyaniramo n'umukobwa rwose wanaririmbiraga muri korari, nuko nawe yumva ko nabaye muri Amerika aravuga ati nitoraguriye intama mu giteme turakundana. ariko nyuma nza gukurikirana imico ye nsanga ni umumansuza ahantu mu kabari, nawe nashaka kuvuga ntabamamariza. nuko ndavuga se wa muntu uko namumenyeye mu kabari nkagira ngo ni marayika amansura. twamenyaniye mu kabari nako mu rusengero. ahubwo nza oya ese kuki uri kwitana? ahubwo akabari impamvu nkitiranya nuko kampemukiye. kaguhemukiye gute rero? ni ukuba narakundanye n'umukobwa numva rwose ari we nzozi zanjye tuzana abana, nyuma nkaza gusanga ahubwo amansura mu kabari. nose ntabwo wubaha ako kazi? kuba umansuzi se oya ntabwo navuga ngo sinkubaha, ariko urumva uko namukekaga niwe umenyaniye n'umuntu mu rusengero, noneho ugasanga aranamansura nta hantu biba bihuriye. yazaga imbere yawe akubwira ati ndi umukristo ukomeye? kubimbwira narabyibwiraga, ahubwo urabibonaga n'imico ye n'ukuntu n'akanatirere, simenye ko bwiraga kubitaho purante akajya kumansura akambara na mini. hanyuma rero waje kubibwirwa n'iki? waramwifatiye? ni inshuti zawe zaguhiye? bakomeje kubimbwira bakambwira batari kuri ya muntu rero, nubwo tubona ibintu bigeze kure tumuzi mu kabari, nkabagira abasazi ubimbwiye tugashwana, ubimbwiye tugashwana. ngezeho nza kuvuga se inshuti zanjye zose tuzashwana. mfata icyemezo nanjye njya kwinekera, ngezeho nsanga ko karimo aramansura. hanyuma rero reaction werekanye n'izihe? waragiye urarindira abanza gusoza kubyina, waratashye kubera umujinya uragenda uraryama, waramuhamagaye, byagenze bite? nararindiriye arataha, aza rwose byari no kuwa gatandatu mu gitondo nshaka ngo tujye gusenga, mbura n'ikintu mubwira, nabaze turajya gusenga waraye mu kabari. warabimubwiye? narabimubwiye. ati yakubiswe? yahise ankorera harambwira ati nagukunze, mumbwira ngo uvuye muri Amerika ngo uzanye amafaranga, nta n'amafaranga ugira, ahubwo ngize imana narabuze ikidutanya. ubwo nyine ahubwo nsanga norose wabyukaga ansubiza impeta nari naramwambitse, filime irangira aho ngaho. kuva uwo munsi n'ubu iyo duhuye nyine urumva ndabebera.
kandi baramukundaga cyane cyane. kuki utagize mu rukundo njye numva bavuga ngo hari ukuntu ushobora guhindura umuntu agahinduka, kuki utabaye ibyibura kumenya n'ibyo kandi njye naragiye musanga mu ahubwo ari wakabaye wari nk'umubyeyi wanjye mu gakiza. Nese ubwo nari kumuhindura amubwira iki? Bibiliya yose yarayizi, ibitabo by'indirimbo byose yarabizi, amasengesho arara no mu byumba, ubwo se nari kumubwira iki ahubwo? Tisheri naraye mu cyumba ukavuga ati mfite umugore. Numvaga mbeze n'amatariki y'ubukwe arimo aratinda. Ubwo rero nabaye nkivuga rimwe nkivuga kabiri, nabambwira ati ngiye nagukunze nzi ko ufite amadolari wakuye muri Amerika, none nta mafaranga ufite. Hanyuma rero nyuma y'uwo ngo se nta wundi wigeze uza? Nyuma yaho na ibimba mbese kari nka filime. Ni nka filime ntabwo wabyumva. Nyuma yaho naje gukundana n'undi nawe. Muhuriye hehe we noneho? Wa mbere watubwiye ko mwahuriye mu rusengero, undi nawe unashobora guhita yibaza ngo nyine ni bya bindi umuhura n'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Wamuteretse online love. Babarira umbwire, umusanze kuri Instagram, umusanze kuri Facebook? Ni kuri Facebook. Ubu urakunze amafoto ye rero cyane. Uramwandikira, babarira umbwire bwa mbere umwandikira byagenze ni hey bimeze neza, uri ndana aya kusa neza kandi ubireba nyine, ariko Imana yamuremye ntabwo bimubaza. Hari igihe rega ntabwo bimubaza, hari igihe yakubwira ati ni impano yanjye, Imana yandemye nyigisha inama, ubwo se warenzeho iki? Ubwo ngubwo rero turamenyana, duhana randevu, turahura. Ubona ni wa mukobwa? Ntabwo wabonye amafoto ari ntuzi, ari editing? Nasanze ari naturel kabisa, wagira ngo Imana yamuremye imugisha inama, ndatuza. Hanyuma turakundanye, akansura nanjye nkamusura, n'inshuti ze zitangira kumenya, nanjye nkazimenya. Ariko ukuntu byaje kurangira byo sinzi ko nanabivuga. Byagenze gute bro? Tujya nawe gushwana, yaransuye, ndi kumwe n'inshuti zanjye, tumarana n'iminsi hafi 2. Ibiri mubana mu nzu nk'umugore n'umugabo? Oya, ntabwo ari nk'umugore n'umugabo, nk'abashiri. Umugore n'umugabo se ko bari abasezeranye. Nuko aransura mu gitondo, simbyutse ngiye muri dushe nsanga arimo arikinisha, kandi wumva umuntu mwararanye bugacyo ugasanga arimo arikinisha muri dushe. Numva birandenze nyine, ubwo urabyumva. Nawe tuba turangizanyije no kugeza na n'uyu munsi. Wafashe icyemezo? Nabaye mfashe pause. Hanyuma rero nsubiye inyuma ho gato, urukundo ruri urubona gute? Hari abantu batarwizera, abantu badashobora kurwizereramo. Ahubwo abarwizereramo nibo nabwira ntibabe babiretseho gatoya. Kubera iki rero? Kubera ko nyine urumva umuntu mumenya ni online, ukibaza umuntu yabayeho we, abantu biganye primaire, biganye secondaire, wenda basengana, baturanye muri quartier. Uwo muntu koko yabuzamo umuntu n'umwe bahuza barakundana mpaka gutegera kuri online. Kubera iki se? Niyo umuntu abantu bose baziranye barenga 1000 yarabuzemo umuntu umushima. Inama nakugira nawe niyo kumureka, nta kintu bubarusha. Hanyuma se bagiye babana barakundaniye online, bo bavuga iki? Nyine ngo niba bavuga ngo nta Kinyarwanda barakibagiwe kuko bayihanze igihe kinini. Ubwo nyine icyo navuga, ntabwo abantu bose bameze kimwe n'umwe kwijana, ariko nabo sinzi ko amaherezo yabo bameze neza. Hanyuma rero tugarutse, ubuzima bwaje kugenda gute nyuma yaho uvuye, noneho wahise ukora iki? Nyine urumva nari mvuyeyo nkomeza kwineshwaguzwa, basubuka koko nakora akazi k'ubuyede koko mvuye muri Amerika. Ubu se umuntu wanceho koko nikoreye ikarayi. N'abantu wishaga koko tuzahure ndi umuyede ari abafundi. N'abana umuntu nihishaga aramutse nkubiseho rukarakara ku mutwe ndi umuyede koko. Naravuye muri Amerika. Kandi bro, ujya no kugenda muri Amerika warabasezeye? Abo niyemeyeho se ahubwo. Ati ngiye kujya muri Amerika bro, tuzavuga. Ariko nyine kwa gukomeza winepfaguza uvuga wanga akazi n'amahirwe gucika, hari igihe cyageze ndabana rero ubwo ibintu bikomeye kankora akazi mbonye. Niko nayobotse akazi gukora akazi k'ubuzamu. Ubuzamu ku 2020 noneho. Urumva ubwo ni hafi 600 nangahe ku munsi, ariko nkavuga nuko byagenda kose kugira ngo mfe nsabiriza sabonimye kankore nako ngako uko wenda Imana izongera icinzira to. Waje se kubwiza inshuti cyangwa se n'umuryango wawe ukuri ko ubuzima bwanze, cyangwa wabwiye kuta hari ukuntu umuntu avuga akavaye akavuga ati reka ubuzima bwaho bwanze ntabwo nshaka kubamo, habaye ubukonje bwinshi cyane ntabwo nshobora kuba nabubamo, ntubere urubabwire ko ubuzima bwari hatari. Nyine hari irumva iyo uriyo uko byagenda kose ko wakubitwa ntubura uko
Imana icishamo ukabona nk'umwenda umeshe ukifotoza ukohereza abavandimwe n'inshuti warifotozaga ukababwira ati nkababwira ati sitati nkayitwika bakavuga ati nese tukoreze nimero ya konti nkaba sinzongere kuvuga agashyira nk'icyumweru bambwira ati nkabarya sine ubwo rero umva niba umuntu arakubonaga yifotoreza kuri etaje ya nivo 50 kagaruka umubwira ngo burya ngo ubuzima bwari bwaranze ahubwo yanakwica kavuga ati genda uhitamo kuvuga uti reka mpfiremo ubuzima bunsharirire nta muntu nzitabaza ubu bivuze ko Vincent niyo wamuha amafaranga ngasubiye muri Amerika atabikora kereka ucunze ninjoro bugacya nagezeyo ntawe ushaka kubikora ntabwo nasubira ni iki wabwira nk'abantu bafite gahunda yo ahantu hatari ubuzima reka nkubwize ukuri niba uri umukene n'aha naho uzagera bikene niba uri umukire n'aha ni naho wahakirira ahantu hose hari ubuzima icyangombwa icyo nabwira abantu bose bankurikira nta hantu haba ubuzima bworoshye nta hantu haba ubuzima budasaba gukora niba wumva na hari awakora korera n'inaha bigaragara icyo nababwira cyokora ugiye nko kwiga wagenda ukiga ufite akazi wakabonye wagenda ukagakora ariko kuvanga inaha birakunaniye ngo uhungiyeyo ngo ugiye guhungirayo nese ubwo niba inaho urira amafaranga 500 ku munsi hariyo uzarira 500 uzaguramo iki hanyuma se dusubiye inyuma ubundi ko watubwiye ngo waragenda ukaryama ahantu ngo harabanga amagari ya moshi ukaryama munsi ntabwo wabyukaga ngo nk'uko wavuye hano mu Rwanda uvuga ngo mvuye hano ngiye gushaka akazi ntabwo ngo ujye kureba nk'abazungu njya kubabwira cyangwa n'abandi babayo ngo nese hariya nawe ukubazi bari abantu ko umuntu abyuka yapanze gahunda ye avuga ati ndajya ku kazi sambiri sene umuntu ahagarika mu muhanda ngo uramubwira ibyo bibazo byawe ngakumve ahubwo se umuntu kuba ufite ukureho n'indi wajya guhagarara ngo umwegere umubwire ngo ibibazo byawe muri make ntago wigeze ukaraba urakaraba ariko nyine ndavuga mu gihe cy'ubukonje ahubwo si bwo ubugira imana ugihumeka wakongeraho no koga uzi ubukonje baba buhari ni munsi ya 0 nka dogere 40 muri make wowe noneho wamaze nk'iminsi 3 udakaraba namaze cyokora nk'iminsi nk'icumi iminsi 10 udakaraba narakaraba ugira imana ukabona nk'umuntu nyine homeless waho wataye nk'ahantu nawe ukahajya niba yarataye n'ibikoto ubwo ukabugiza imana ukabyambara iminsi ikicuma iminsi 10 igashira utarakaraba yego ahubwo niyo ni mike ndakubwiye ubukonje baba buhari n'uwagusuka nicyo gihano gishoboka kugusukaho amazi ntabwo byoroshye bro hanyuma rero nyuma yaho nyuma yo kuba umuzamu bari waranze gukora akazi k'ubuyedi ngo inshuti zawe ngo zitaguseka kubera ko bari abafundi ntabwo biba byoroshye naravugaga ntise bari abantu nagiye niyemeyeho nkabima none azamuheza rwa rukarakara karungarurira ku mutwe niko kuvuga ati reka ntabwo ngiye kuba umuyede w'abantu niyemeragaho hari ukuntu bagusirereza no munaganira kumwe abafundi n'abayede baba baganira kuri chansiye ubwo urumva niwe ikiganiro niwe ntera ntabwo wigeze uba intera mu muryango se cyangwa se mu nshuti zawe cyane ahubwo uvuga uti umuryango wahise uncika waravuga uti iriya ni igisambo yaragiye amafaranga arayakorera arayarya arayamara nta n'akantu yatumariye n'ubu ngubu mbese iyo bambonye bumva bantera amabuye ariko nyuma nabo menya baraje kubona ko nanjye ntako byari bimeze nta n'ikigenda hanyuma rero nyuma yaho nyuma yo gukora akazi k'ubuzamu n'iki kindi kintu uhugiyemo nyuma yo gukora akazi k'ubuzamu ubu ngubu mugiye muri filime mbese ubuzima nabayemo nahisemo kubukina filime ngo bwigishe n'abandi bose nk'urubyiruko rwumva ko mu Rwanda nta buzima cyangwa muri Afurika ugasanga nk'abantu baragwa muri Mediterane ngo barajya mu Burayi no muri Amerika kandi naho bavuye muri Afurika niho haba zahabu niho haba ibiti bihenze niho haba ibintu byose aho ugasanga turagwa muri Mediterane ngo tugiye gushaka ubuzima mu mahanga kandi ni nta ubuzima ukoze waba ubona ubwo rero ndavuga ntireka nyinemo filimi nyita biracika nkaba ari ukugira ngo nigishe abantu bose bibonemo ubu nicyo kintu mugiyemo nkaba nsaba n'abantu abadukurikiye kuba badukurikira bakareba izo filimi dukora bakadutera inkunga bayisanga he bakayisanga kuri YouTube channel yitwa Biracika TV Biracika TV bagakora subscribe bagakora share bagakora comment niyo nkunga tubasabye hanyuma rero babaremere nk'ukuri kuri babasaba kabisa baturemere niyo nkunga tubasabye ntitubasabye inkunga y'amafaranga nirahagije hanyuma rero nirihe somo wabwira muri ubwo buzima bwawe waciyemo muri ibyo byose
yose waciyemo, watubwiye ibintu, watubwiye uburyo wageze muri Amerika, watubwiye ko sheri wawe yakwiyoberanyijeho kugira ngo mukundane, ukaza kumenya ko ari umuntu umasura mu kabari, uza gusanga sheri wawe hari ibyo yakoraga nyine utigeze ushima. Niki wabwira nk'abantu bakurikiranye yawe TV? Ikintu cya mbere nabanza nkababwira nkuko nakomeje kubivuga kenshi, nta hantu hataba ubuzima. Cyambere no kugira intego mu buzima bwawe, ukavuga uti uyu munsi ndi kuri level byaranze, ariko mu igihe iki n'iki nzaba ngeze kuri level, byanze bikunze umutima wawe iyo ushyizeho utera imbere. Ikindi kubijyanye n'urukundo no kubwira abantu ugomba umenyane n'umuntu mushaka gukundana, kuko niba umuntu muzabana igihe cyose ushigaje ku isi, nk'urugero tuvuge nk'umuntu ushaka umuntu bazabana, ntabwo ari ngombwa niba umenyanye n'umuntu umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri cyangwa ukwezi, cyangwa muhuriye ku mbuga nkoranyambaga ngo ubonye ngo umuntu ngo muzabana ubuzima bwose. Bisaba ubyibuze mubanze mumenyane bihagije, umenye imico ye, iyo wakwihanganira n'iyo utakwihanganira, ushyire ku munzani uvuga ati ari imico ye nkunda, niyo ntakunda imyinshi nihese nayihanganira, ubone gufata icyemezo. Okay, urakoze cyane, reka tugushimire rero wowe wemeye kuza gutanga ubuhamya bwawe. Ndakeka ko buri muntu wese yisanze ahari mu byo byose wavuze, hari uwo byigishe cyangwa se hari n'ugiye kubitekereza afata umwanya. Namwe mwakoze kutwakira. Reka nshimire buri umwe wese wafashe umwanya akicara akareba kino kiganiro. Reka nshimire wowe ufata umwanya ugakora subscribe kuri yawe TV, ndetse nanagushimira wowe ukora comment ugafata umwanya wawe uga likinga ndetse ugakora share. Ni Ange nk'ibisanzwe, bye bye.